inshuti bakunzi ba televiziyo Ubumuntu Nation, uyu munsi iyi tariki y'amasaha tugiye kuganira n'umutumirwa wacu Pastor Musisi. Agiye kutubwira bimwe mu bintu abantu benshi bibaza. Ubonye afite umupira wanditseho 666, ubonye ku mupira wanditseho Illuminati, umupira akawujugunya. Reka turebe noneho cyangwa twiyumvire, dutega amatwi, ese Illuminati ni iki n'imikorere yayo hano kuri isi ni iki? Reka twumve inararibonye atucire ku mayange. Murakoze, mukurikirane ikiganiro. Ngo aya madini afite uruhare mu gushyigikira Illuminati mu murimo we N'abakozi bayo, kandi njye mbifitiye evidence, mbifitiye ubuhamya. Leta zose zo ku isi zifite icyo bita shadow cabinets. The shadow cabinets cyangwa icyo bita the deep state ni ubutware bwa budashingiye mu gihugu, butagaragarira amaso. Bushobora kuba budashingiye muri icyo gihugu, ariko bufite aho buri, ariko bushinzwe igihugu runaka kukigenzura no kureba aho kiva naho kijya, n'abagikurikiza umugambi washyizweho. Kuko udashaka gukurikiza uwo mugambi ntashobora kurara. Nka buriya nka kankwe nk'urugero, buriya nka Magufuli buruzi yarishwe n'iki? ngayishwe n'umutima. Ni umutima kuri covid. Wapi? Urumva bariya abantu bakwica bari mu kirere bifashishije uburyo bwinshi, ariko ubuzwi cyane n'ubwo bakoresheje ibyo bita electromagnetic waves. Bakakurasa aho uri. Electromagnetic waves bazikoresha muri communication and even radiation, kohereza umuriro ukaza ukagukubita. Niyo mpamvu abenshi bavuga umutima ko rakubita bigakubita amaraso, umutima ugasaduka. Ngira ngo abonye aha muri korana hari indirimbo yaje njya mbibona abana babibyina, ngo reka twinywere, reka twisambane, dukore, ngo nta gikwe nta no kurama imyaka 100. That is a very bad philosophy. Abantu barabifata ngo nta gikwe, ndasaza ubwana byira ngo nta mwana w'umwangavu, ngo nta gikwe. Ubwo rero uko bigenda biza abantu babivuga bazi ngo ni ibikino. Freemason bwegeze ku ntego zayo. Burimo bigiye kuba nabi. Illuminati cyangwa ibitekerezo biri muri Illuminati ubwo itangira siyo ntangiro yayo, kuko ibitekerezo byahozeho, ahubwo ni igihe cyo kubishyira mu bikorwa no gushaka abantu nk'uko bafite igitekerezo, ariko azagira igihe cyo kugishyira mu bikorwa kugira ngo itangire gikore ku mugaragaro kandi ku buryo bwihuta. Ubundi gikomoka kuri Kayini, yari mwene Adamu. Cyane cyane ubwo tugeze mu kintu cyo bitangwa ni digital age, ibintu biteye ubwoba. Ubu ngubu umugore n'umugabo nta nubwo bicyumvikana. Noneho umugabo we bamutesha agaciro cyane kubera promotion de la femme. Hariho gahunda yo kuvuga emancipation, ahubwo n'umugabo he became an enemy. So umugabo amfata nkaho ari a tool of brutality. Ni ukuvuga ngo ni igikoresho cyo kuzana akaduruvayo ku isi. Niyo mpamvu amategeko y'ubutabazi yigisha ngo nujya mu rugo ugasanga rwahuye n'ibibazo, wenda hafashe inkongi y'umuriro, jya wihutira mbere na mbere, n'itegeko ririho riranditse, fasha umwana, icya kabiri fasha umugore, icya gatatu fasha imbwa, niba idahari fasha injangwe, cyangwa kandi gakoko naba ari imbeba nayo bifasha. Umugabo aze hanyuma. Igihe kiragera batangira uwo mushinga wa Freemason. Kwitwa ba Freemason byarabafashije mu nzego za politike kudahigwa, kuko bitaga yuko ari abantu babubatsi kandi bigenga. Usibye ko dufite impungenge yuko nyuma y'imyaka ya 2025 hashobora kuzaba ikintu gikomeye ku isi, gishobora kuzahagarika n'ubuzima, cyangwa se kikazana ibindi bintu byinshi utazi, kuko kirahari kirategurwa. Ni imyaka nk'itanu gusa cyangwa 4 uhereye none. Reka dutangire rero tubaha ikaze abadukurikiye. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umugabo mukuru. Tugiye kuganira ku ngingo abantu benshi bibazaho ibintu byinshi. Ni ingingo idaturuka hano iwacu, ariko ntibivuze ko tutayigiraho ubumenyi. Ni ingingo y'ikintu cyitwa Illuminati. Tubyumva gutyo, akenshi twisanisha cyane n'ibintu bibi. Ibintu bibi byose twumva ngo bituruka muri Illuminati. Agiye kutuganirira rero tubwira amavu n'amavuko ya Illuminati,
Illuminati ikora ite, ibamo bande, yashinzwe nande, ese ubundi ibaho, ese igaragazwa n'iki, twabwirwa n'iki? Kuko hari abantu benshi babona ikintu bagahita bakinjizamo uwo murongo, yabona umuntu yitwaye mu buryo runaka, turiya ni Illuminati. Yes. Hanyuma rero agiye kutwibwira, ntabwo twamuvuga ahari, reka dutangire yivuga. Murakoze rero, amazina yitwa Pasiteri Peter Musisi. Kuri abo ngabo batanzi n'abanzi mwese, Imana ibaho umugisha. Nishimiye kongera kubana namwe kuri uyu muyoboro, nubwo tukunze akenshi kuba turi kumwe ku yindi miyoboro yindi yose isanzwe. Uyu muyoboro rero nawo tugize amahirwe yo kuzaho, ndibwira ko ibyo tuza gusangiraho biza kutubaka twese. Murakoze. Hanyuma Pastor, ijambo Illuminati ni iki? Ni umuryango, ni igihugu, riva hehe? Mu magambo arambuye dusobanuriye ku kintu cya Illuminati. Murakoze. Ijambo Illuminati cyangwa se Illuminatus ni ijambo rikomoka mu Kilatini, rivuza abamurikiwe. Rikaba rero mu buryo busanzwe bweruye ryaratangiye gukoreshwa uhereye tariki ya mbere z'ukwa gatanu umwaka w'1776, ngo hari nyuma gatoya y'ubwigenge bwa Amerika, kandi nabyo bikaba bifite isano. Hanyuma rero ariko mu mikorere ya icyitonderwa nuko Illuminati nubwo igaragara ikabizwi, ariko ni umuryango wundi wo mu ibanga. Uvuga ngo secret societies, Illuminati cyangwa se Illuminati ni nka ihuriro rya Illuminati. Ariko Illuminati ubusanzwe yakomotse mu Bafrimaso, bo bahozeho kuva kera. Illuminati cyangwa ibitekerezo biri muri Illuminati ubwayo itangira siyo ntangiro yayo, kuko ibitekerezo byahozeho, ahubwo ni igihe cyo kubishyira mu bikorwa no gushaka abantu nk'uko baba bafite igitekerezo, ariko azagira igihe cyo kugishyira mu bikorwa kugira ngo gitangire gikore ku mugaragaro kandi ku buryo bwihuta. Ubundi gikomoka kuri Kayini, yari mwene Adamu. Noneho umwe mu buzukuruza be, mumfashije nareba no muri Bibiliya, kuko tuba tugiye kureba Bibiliya, witwaga Lameki. Tugiye kureba urubyaro rwa Kayini n'urwavuyeho ibi byose tureba bigiye kubera isi akaga. Igice cyaho cya Kayini, urubyaro rwe turebye igice cya 4 umurongo wa 16, hari amagambo agira ati, ngo nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Kandi Kayini atwika umugore we inda, abyara Henoki, yubaka umudugudu awitirira umwana we Henoki. Henoki abyara Iradi, Henoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli we abyara Lameki. Iyo tugeze kuri uyu mwana rero twita yuko ari ubuvivure bwa Kayini witwa Lameki, niho dusanga ibintu bikomeye. Lameki we yarongoye abagore babiri, umwe yitwa Ada, undi yitwa Zila. Ada abyara Yubaru, abasekuruza b'abanyamahema baragira inka. Murumuna we yitwa Yubaru. Hari Yabaru na Yubaru. Uwo Yubaru abasekuruza b'abacuranzi n'abavuza imyirongi. Hanyuma umugore wa kabiri ari we Zila abyara Tubaru Kayini, umucuzi w'ikintu cyose gikebeshwe cy'umuringa n'icyuma. Mushiki wa Tubaru Kayini yitwa Nama. Hanyuma Lameki abwira abagore be ati, abagore banjye mwebwe aribo Ada na Zila, nimwumve ijwi ryanjye. Bakaremeki nimutegere amatwi amagambo yanjye. Nishe umugabo muhora kunkomeretsa, nishe umusore muhora kuntera imibyimba,
niba Kayini azahorerwa 7 mu kuri Lameki azahorerwa inshuro 77. Yeah. So tumaze kubona rero aya magambo akomeye atwigisha ibintu bikomeye. Urubyaro rwa Kayini abamukomokaho nimwo Lameki yakomotse. Yavuga kuri sekuruza uyu nguyu yaravuze ngo niba bazahorwa 7 ngo we azahorwa 7 inshuro 77. 7 inshuro 70. Ubwo ni ukuvuga we yagaragazaga ko ibyo Kayini yakoze biteye ubwoba wazamurusha, kuko nawe yarishe nka sekuruza bimumurage. Hanyuma rero Bibiliya andi magambo amakuru avuga ko urubyaro rwe murumva yuko yabyaye abana benshi mu bagore 2 barimwo abacuzi, abacuranzi cyangwa abahanzi ndetse n'aborozi bakomotse kuri Kayini. Noneho Kayini urwo rubyaro rwe rwaje kwiga ubuhanga Satani abubwigishije, babwandika ku nkingi z'amabuye. Izo nkingi z'amabuye inkingi imwe yagombaga isiramutse itwitswe n'umuriro ntiyagombaga gushya. Iya kabiri bari barayakoze ku buryo imeze nk'ubwato, kugira ngo umwuzure n'utera isi ye kuzarengerwa, izakomeze ibeho igende. Bandikaho ubwenge bwabo bw'ubucurano kandi bujyana n'ubugome kwigomeka ku Mana. Noneho igihe kiragera ndibwira yuko igihe cya Nowa mu myaka 120, igihe Nowa we yigishaga abantu kwihana no kujya mu nkuge, bo babazaga ibyo bintu bazashyiraho ubwenge bwabo. Abantu bari bapfuye, abavutse bari bashibutse bashya bakomoka kuri Nowa w'umukiranutsi, bo bahaga Imana, ariko kubera Nimurodi Imana bahera ko bagira bate barayisimbuka. Bivugwa ko rero Nimurodi yaba yarabonye ubwo bwenge, ari nawe yahuye kwigomeka bwari bwaranditse kuri izo nkingi z'amabuye. Ubwo bwenge rero nibwo yubatseho Satani amuha n'ubundi bwenge bukomeye bwo kwigomeka ku Mana. Yari umuhigi ukomeye kandi akaba n'umwami, yabaye umutware w'abantu b'icyo gihe. Arangiza yubatse Nineve, yubatse na Babeli cyangwa Babiloni. Babiloni nayo mpamvu no muri Bibiliya n'ubu ngo bivugwa yuko iyi si yose yabaye Babiloni kuko yigometse ku Mana, ari nayo igiye kurimburwa mbisi bikeya iri imbere, bidatwaye imyaka myinshi, kubera yuko itandukanye n'Imana. Iyo tuvuga ibi rero hari abantu babifata wenda nk'iby'abasazi cyangwa by'iki, ariko nabo byo bemera by'ukuri, ahubwo nibyo bigaragaza yuko bibataba mu nama, kuko ntabwo bibakiza, nta n'ubwenge nyabwo bukiza burimo. Hanyuma rero y'ibyo ubushakashatsi butwereka ko umunyamibare ukomeye cyane witwaga Pythagoras Umugiriki nawe yaje kubona ubwo bwenge, ibyo bisate by'amabuye, ariko mbere yaho byari byarabonywe n'uwitwaga Yunidi. Uwo Yunidi yaje kubyigisha Abanyegiputa. Uwitwaga Yunidi yabikuye kuri Nimurodi, hanyuma babyigisha Abanyegiputa. Abanyegiputa niyo civilization ya mbere ku isi, ni nabo bakoze ibintu bikomeye cyane by'ubuhanga bitari byagerwaho muri kino gihe, bubaka inyubako zikomeye zitwa pyramid. Nibo batangiye no kwandika bakoresheje amashusho, picture writing, imyaka 3000 mbere ya Kristo. Niyo bita hieroglyph. Picture writing mbese ukoresha amafoto, amashusho. Hanyuma y'ibyo ubwo bwenge bwigishijwe abana ba Isirayeli igihe cy'ubucakara, bambuka bajya mu gihugu cy'isezerano. Ubwo bwenge barabujyanye, bari babuzi, babana nabwo bikabajya buba mu ibanga ryabo, mu mico yabo, ariko bakigishwa Imana kugira ngo ijye ibana nabo. Igihe kiragera batangira uwo mushinga wa Freemason. Kwitwa abafrimaso byarabafashije mu nzego za politike kudahigwa, kuko bitaga yuko ari abantu babubatsi kandi bigenga, bakajya bahura rero bagafasha abantu. Uyu mushinga w'amadini wo gufasha abantu niba ukomokaho gufasha imbabare, kubaka ibitaro, kubaka amashuri, kwigisha. Biriya ntabwo ari ubutumwa bwiza. Izi za Dara na Caritas, ibyo byose buriya no biriya bitoroka mu badayimoni. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari byiza kudafasha umuntu, ariko ubutumwa bwiza abantu baraburetse, bibanda kuri buriya. Ari nabwo buryo bwo kwigaruriraho abantu,
no kugaragaza inzego za politike z'isi yuko ari abafatanyabikorwa. Ni abafatanyabikorwa nyine yego, ariko sizi yuko bakora ivugabutumwa ryiza rya Yesu Kristo niryo ryigeze ryabashyirishijeho, ariko ibyo ntibabikoze. So noneho aba ngaba nibo bamaze kwemerwa mu Burayi ahantu henshi bakora ibyo bita ngo ni Freemason lodges, nibo bamaze kwemerwa, bakajya muri ho guterana kwabo no gufasha abantu no gukora iki, abantu baje kubashirika ubwoba bavuye ko ari abantu bazima, ariko baba biherereye bakigisha inyigisho zihariye. Izo nyigisho zihariye se ni izihe? Zari inyigisho zo guhindura abantu, imiterere ya muntu muri politike, mu bukungu, mu mibereho ye no mu iyobokamana, yuko bigomba guhinduka kuko nibyo umuntu yari ahagazeho. Noneho rero kugira ngo Satani yaje gushaka umuntu w'umuhanga uzakora ibyo bintu, asanga umuntu w'umuhanga nawe w'umuyahudi, ariko kandi wigishaga ibyo bita kanoniro ubuntu n'ibitabo bya Bibiliya yarabyigishaga. Urumva yuko ari umuntu w'umuhanga. None ikintu kibabaje kandi gishekeje, uwo muntu yavuye mu Bayahudi, yari yarahindutse umugaturika. None mu kuba umugaturika yijana no mu mutwe, no yari umufrimasorede, ariko akaba no muri Kiliziya Gatolika w'umugaturika, kandi akongera akaba umujesuiti, jesuiti. Kandi muri uko gukora ibyo ngibyo, muri ubwo buhanga bwe rero aza uko byagenze sinkuzi, icyo zisa uko byabayeho, ahura n'icyo bita the invisible force. Invisible force ni imbaraga zitagaragara, ukuntu zamutumiye bagahurira mu buvumo bwo bita Ingolstadt mu Budage, kuko nawe niho yigishaga muri University ya Ingolstadt. Hari ubuvumo bwaho aragenda ahurirayo n'izo mbaraga zitagaragara, ngo ari kumwe n'abandi bagabo batavuzwe amazina bamuherekeje. Ubu urumva bari abantu batatu, ariko ari we kiongozi. Avayo rero yumvise aho amabwiriza n'inyigisho zikwiriye gukoreshwa. Ubwo rero ajya mu gifurimaso, kuko niho hari habonetse ahantu h'ubwiherero heza aho bakwira bakigisha kandi batagenzurwa. Abajesuita barimo ni ibintu bikorana n'uruhererekane, ariko ni muntu ureba yavuga ko bitandukanye, ashwe ni bimwe mu ibanga, ariko hanze bikangana bikarabyanarwana, ariko ari bimwe. Iriya ni politiki y'abari abantu ya kera. Noneho riravuye hariya, ageze aho ngaho mu mafurimaso, ashaka abantu bagera kuri 200, abantu bagera ku 2,000. Barimo abantu b'ingeri zose, intiti, abanyeshuri, abahinzi, abantu basobanutse, abacuzi, ariko abantu bose mbese bafite umurongo. Arabarikirita kujya kwiga, batagiye kwiga no n'imikorere ya gifurimaso yari isanzwe, ahubwo bagiye kwigira hahandi ubwenge bugiye kuzategeka isi, kandi bafite promise yuko uzabyigisha, uzaba muri ibyo bintu azahirwa akabaho neza. Nk'uko rero uko bagiye batangira kujya bigisha abantu mu byerekeye ubukungu, bari basezeranyije ko hagiye kuba impinduka zikomeye, impinduka zitwa the industrial revolution cyangwa se revolution industrielle mu kinyejana cya 18. Buriya buvumbuzi bwabaye icyo gihe ntabwo ari ubw'abantu. Abantu benshi bajya bibeshya ngo buriya ngo ni abantu bavumbuye. No, ni abantu bakorwagaho bagahishurirwa kamera nk'iyi, bakayimenya uko bayikora, bakora amamodoka, bakora telefone, batangiriye kugucapa icapiro. Nicyo kintu cyavumwe n'uwitwaga Jean Gutenberg. Noneho uwo Gutenberg yari umudage, avumbura icapiro. Ndiba noneho bibaye intandaro yo kwandika, noneho ku buryo bworoheje. Tugira amahirwe mu nyandiko, noneho byo kwandika bigoranye bivaho, ku buryo abantu noneho bakoraga icapiro, inyandiko nyinshi irasohoka. Noneho muri ubwo bwenge kuza, noneho haza kuvumburwa n'ibindi bintu nka telefone, umuriro, electricity, ibintu mbese bifasha abantu muri communication no kubaho neza. Noneho inganda ziraza, inganda za zindi aho abantu bakoreshaga ibyo bita slavery, ibintu birahinduka, gukoresha slave labor, ubucakara. Ahubwo abacakara bakaba abacakara bifaranga, bagahembwa banezerewe kandi bahembwa make. Batangiye gukora batyo. Icya kabiri cyabayeho ubwo nyine revolution y'ubukungu, ni ukuvuga ngo ibyo bita bourgeoisie biba bisimbuye
ibyitwa feudalism, haza ababujo bakire middle class bakora bagatunga n'abacakara babo, ariko niho bahembwa, aribo twita workers cyangwa the proletariat mu gikomunisiti niko twabitaga. Oya ntibavuye muri twebwe gukora imishahara turi abacakara, n'abacakara oya si abacakara b'ifaranga, ni abacakara ahubwo mu mayeri babeshywa, kuko uhabwa ikintu kigutunga gusa cyo bita kurya ukanywa, ariko nabwo urya nabi byitwa umushahara. Umushahara ntabwo ugira reflecting inflation, ni ibintu biri aho gusa, ukabaho ukazava ku tugatwa mu ibondo bakubwira ngo urashaje bisa abandi wagira amahirwe cyangwa ukabona ka pasiyo. Yes, ni program yatangiye, urumva uriya munsi wa tariki ya mbere z'ukwa gatanu icyamagana 76 n'ibyo byose byigiwe. Niyo mpamvu ari wese ku munsi w'umurimo, twe turuhuka umunsi w'umurimo tutazi ibyo ari byo. Ni umunsi wo gutangira w'iyo gahunda Labor Day. Ariko icyari kigamijwe muri ibyo bintu gukora ibyo byose so kugira ngo umuntu abeho neza, no kugira ngo in the end kumperuka ya byose isi ibanze yigarurirwe, nimara kwigarurirwa hanyuma n'idini rikurweho, hanyuma y'ibyo antikristo abone kuza, ubwami bwa Satani bo busoje ibihe byose ibyo Satani yiyemeje kuyobya bari mu isi. Niyo mpamvu rero kugira ngo ibyo bishoboke, ubukungu bwarabonetse. Ubukungu bubonetse abantu benshi barabyitabira yuko ubukungu bubonetse. Muri politike basanze ko ingoma za cyami zagombaga kuvaho, hakajyaho ingoma za republicanism cyangwa ibyo bita constitutional monarchy. Burya republicanism and constitutional monarchy are the same. Murabyumva? Constitutional monarchy cyangwa monarchy ngira ngo ubwami bugendera ku itegeko nshinga, ruva parliament ni ifite imbaraga kuruta ubwami, kuko ubwami businya ibyo rubanda bashaka. Ubu ni hahandi n'ubundi cyo bashaka bakigezeho. Umwami asigara ari ceremonial head of state, ntabwo akiri umuntu akiri umutwaro uganje, ntabwo afite executive powers. Executive powers bazifitwe na prime minister, aho bitandukanye nuko prime minister atorwa byaba minisitiri w'intebe ejo agatorwa bagashyiraho amashyaka bikamera uko n'ubundi bimeze. Urugero ni nkuko Ubwongereza na Amerika buriya birasa, bamwe ni republican akandi abandi ni monarchy, ariko it's the same, ntacyo asobanuye. So therefore ibyo ngibyo bimaze kugenda bityo ku byerekeye social, kuko hagomba kuba social changes, haje kwinjigisho zigomba kwinjira mu muryango, kuvanaho ubutware bwari bushingiye byo bita abari abakuru b'imiryango, noneho no kwigisha abantu ibintu by'uburinganire binjira no mu muryango ubwawo, kuko kwinjira mu muryango nibo babizanye, kwinjira mu muryango noneho na muto w'umugore n'umugabo bakavuga ko agomba kubaho the equality of the sexes cyangwa gender equality. Noneho bamara kubishyiraho, icyari kigamije ko ari ukuzana icyo bita mu Cyongereza tukita social disorder, kurwanya ikintu ku murongo iby'Imana yarashinze. None umuryango gata umurongo, ibyo byatangiye kera bigenda byigishwa, umaze gukwira ku isi yose, cyane cyane ubwo tugeze mu kintu cyo bita ngo digital age. Ibintu biteye ubwoba ubu ngubu, umugore n'umugabo nta nubwo bicyumvikana. Noneho umugabo we bamutesha agaciro cyane kubera promotion de la femme, hariho gahunda yo kuvuga emancipation, ahubwo n'umugabo he became an enemy. So umugabo amfata nkaho ari a tool of brutality, ni ukuvuga ngo ni igikoresho cyo kuzana akaduruvayo ku isi. Niyo mpamvu amategeko y'ubutabazi yigisha ngo nujya mu rugo ugasanga rwahuye n'ibibazo, wenda hafashe inkongi y'umuriro, jya wihutira mbere na mbere, n'itegeko ririho riranditse, fasha umwana, icya kabiri fasha umugore, icya gatatu fasha imbwa, niba idahari fasha injangwe, cyangwa kandi gakoko naba ari imbeba nayo bifasha, umugabo aze hanyuma. N'amategeko ariko ngira ngo y'Abanyamerika wenda cyangwa muri West, no way, ni amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi, n'ubutabazi y'ubutabazi, ibihugu bijya bigasinyira byose, niba bitanabisigiye haba ari umwenda wo kuzasinya ko it has to be approved. Naba hari abatari babisinya ko batari babiha agaciro, ari nko mu Burayi naba ari ubutabazi fire brigade, ujya hari umuriro, ibyo ni ibintu rwose umuntu yasobanura neza. Noneho rero kuva aho ngaho
ubwo umugabo wari ufite inshingano zo kuyobora umuryango ubu ni umucakara w'umuryango. Mu yandi magambo agomba kuba umugaragu mu muryango aho kuba umuyobozi wayo nk'uko Imana yabikoze. Noneho umugabo kubera guta umutwe inshingano ze za kigabo ntazifite, wa mugani azaba umusinzi, za mbaraga Imana yamuhaye zo kurengera umuryango ahubwo azikoreshe mu kuwusenya. Ari byo turimo ubu ngubu tubona. Noneho umugore bamugerekeho ko ari we nyir'urugo kandi aba ari we urugaburira, atwite abyare kandi b'abana bahingire kandi abaheke, noneho bakaza bahura ngo barimo baramurengera, ariko roro ye bayimukuyeho. Niyo mpamvu induru ziba zirwa zivuga umugore nawe urashoboye, nta kintu utakora. N'icyo adashobora bakakimushyiraho, niyurira igikwa, nagenda akora ibiki kandi aheke umwana kandi abyare. Wibuke yuko umugabo batazamusaba kubyara no gutwita kuko ntibabishobora. Noneho umugore azakomeza abikore kandi akore n'ibindi byose, arebe n'umuryango. Ibyo naho byaturutse. Ku byerekeye iyobokamana rero tumaze kubona ubukungu, tubonye politike, tubonye na social. Noneho religious, muri religion batangije umushinga witwa rationalism cyangwa the rational movement. Ni ukuvuga iyo rationalist movement ikivuga ni ukuvuga ngo abantu bose ibintu byose umuntu yiga byamugirira umumaro harimo n'iyobokamana agomba kurishyira ku murongo ku giti cye. Muri izo mpamvu rero nta kindi kintu akeneye kugira ngo akore, sibyo? Kuvuga ngo ibyo bintu ntacyo akeneye. Iyobokamana ntabwo ari ryo rimuyobora, agomba kurikoresha mu buryo bw'inyungu ze. Inyungu z'umuntu ni izihe? Niba hari iyobokamana rifite icyo rikudindizamo, icyo kintu ntabwo kijya kugufasha, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere ryawe. Kandi n'ubu ngubu urabibona yuko tubikora. Hari amategeko menshi leta zishyiraho, ariko kandi ugasanga ahabanye n'icyo Bibiliya ivuga. Biri mu nyungu zabo nabo ubwabo nuko batabizi. Kuvuga iby'Imana yagize ite? Iby'Imana yakoze kandi yigishije. Ni muri urwo rwego rero nibwira ko ari byiza kubwiza abantu ukuri. Ariko Satani icyo yakoze yaragikoze. Ubwo nuko ibintu bimeze. Niho bigana rero. Niyo mpamvu rero bimaze gukomera. Urumva byatangiye mu kinyejana cya 18. Oya 18. Navuze mu cya 776. Ubwo ni mu cya 18. Yes. Noneho rero kuza byarinde bigeza muri Afrika ikolonizwa kugira nejo ubundi twebwe mu kinyejana cya 20 gishize byari bitaraba gukomera, ariko bikomeye cyane ubu ngubu. Ariko mu Burayi byari byaratangiye kera, byo bimaze imyaka n'imyaniko, generations nk'eshatu zimaze. Ubwo ni ukuvuga ibisekuruza nka bingahe kuva mu kinyejana cya 18 cya 19 niho byatangiriye kwigishwa, no mu cya 20 aho ubusirimu buziye ko bijyana no gusirimuka no gutera imbere, cyane cyane muri media, itangazamakuru n'ibindi n'inyigisho. Ariko cyane cyane mbere nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose nibwo byatangiye cyane no kwigishwa mu isi yose. Ubu rero mu myaka itari yagera yabone nk'imyaka nka 75 isi yose ubu ngubu yuzuye iki? Isi yose yuzuye ibyo bintu. Byumvikane ko mu myaka mike usibye ko dufite impungenge yuko nyuma y'imyaka ya 2025 hashobora kuzaba ikintu gikomeye ku isi, gishobora kuzahagarika n'ubuzima cyangwa se kikazana ibindi bintu byinshi utazi, kuko kirahari kirategurwa. Ni imyaka nk'itanu gusa cyangwa 4 uhereye none. Ariko twazajya kugera nko muri myaka nka 10 cyangwa 20 ibintu byarayagaye. Wibuke ko twebwe nko muri Afrika no bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere dufite ibibazo bikomeye cyane. Hariya barakontorora, ntibabyara, bafite ubutunzi, umuntu yabyaye ibinyandaro cyangwa aho abakobwa bagenda batwara inda, barakomeza bakabaho bakabura icyo batungisha. Ariko twebwe ni disaster, c'est social disaster. Why? Ubu ngo uzabana abana barabyara bagashyiraho, bana bagakura mu gihe gito bagahinduka za mayibobo, kuko ubushobozi uburere n'uburizi byombi ntabwo bafite, byarasenyutse. None abo bantu bazakora iki? Abo bantu bazaba banywa atabi, bahinduke icyo twita mu Cyongereza tubita nihilists. Abo rero bazazana social chaos aho kuzana ibyiza. Ibi byo bavuga ngo batwara inda, bafata abagore, biza kubona polisi nabo zashobora kuba control. Niba population igizwe n'abantu bameze batyo, ugasanga ari nka 80% bameze batyo,
kuvuga ngo ba bandi bantu babayeho mu buryo bwiza babaye minorite, abenshi bari muri ya nzira y'ubwomanzi, baba igitsina gore cyangwa igitsina gabo. Ngira ngo abonye aha muri korana hari indirimbo yaje njya mbibona abana babibyina ngo reka twinywere reka twisambane dukore ngo nta gikwe nta no kurama imyaka 100. That is a very bad philosophy. Abantu barabifata ngo nta gikwe, ndasaza ubwana byira ngo nta mwana w'umwangavu ngo nta gikwe. Ubwo rero uko bigenda biza abantu bivuga bazi ngo ni ibikino. Freemason bwegeze ku ntego zayo. Burimo bigiye kuba nabi. None ngiye nkarangiza avuga ngo muri make iyo niyo Illuminati. Illuminati ubwo imaze kwigisha ibyo ngibyo nicyo nashaka kubwira, igizwe n'abantu bake kandi bari bibumbiye mu miryango ikorera mu ibanga. Ikitonderwa, iyo miryango igizwe n'abafrimaso n'abandi bita barozi kurwa, mbese bene nk'iyo miryango imeze cyo, ariko abafrimaso ni bakomeye cyane. None icyo nshaka kugira ngo mwumve neza musobanukirwe, abo bantu barahari. Nka Illuminati ubwayo twandi twumva icyo nashaka kuvugana nibagiwe cyangwa nari nsimbutse, nuko ba bandi bigaga ibihumbi 2 nakubwiraga biga mu mashuri ya wa mugabo yazanye, ariko bakegera amashuri ibyo bakabyigishiriza he amashuri y'abafrimaso yo bita Masonic Lodges. Baje kuvamo bamaze kwambara, kavugisha ikintu kwambara, graduating. Abo ngabo basohotse batangiye imirimo nibo biswa ba Illuminati. Kuki biswe Illuminati? Nuko bajijukiye bavuga ko bamurikiwe, bazi yuko isi yabaga mu mwijima, babonye inyigisho zigaragaza umucyo barakangutse. Baje rero baza mu isi ubarigisha. Noneho ko baje kusanga yuko ibitekerezo byabo mu Burayi bimaze gukomera, baze kubibona yuko bigiye hagaragara, ubupapa bufatanyije n'ingoma z'abami zo mu Burayi barabirwanyije. Babarwanyije bajya underground, batangira gukorera mu ibanga. Buriya nibo bazanye revolution y'Ubufaransa. Ni nabo bafunze papa bakoresheje Napoleon. Ubu papa buriya nabo burahinduka, kuko nubwo nabo bwari muri uwo murongo, ariko bwagomba gushyirwa ku murongo neza ujyanye na buriya bwiru bwasohotse. Ubwo rero bafashe ubupapa, bafashe no Faransa, Amerika niyo bakoze ya revolution yabo, niyo bashenye ubukungu bwa Amerika mu ntambara za Napoleon Bonaparte. Witwaga Nathan Rothschild niyo watwaye ubukungu bwa the Bank of England. Ubutunzi arabwigarura, uhereye ubwo butunzi mu maboko yabo. Muri cya 913 nibwo bigarurira ubutunzi bwa Amerika. Bohereje utaga Jacob Schiff, aragenda n'umuyahudi akomotse muri umuryango wa Rothschild, yigarura ubutunzi bwa Amerika akoresha amabanki yabo. Muri Amerika iba kunguzanyo yabo. Ni dolari numvise ko ngo ritakorerwa muri Amerika. Ni dolari bari bahakunguzanyo. Nabo bari mu ideni nk'ato muri Afrika cyane. Umuntu washakaga gushaka kubirwanya utaga Jack Kennedy baramwishe. Uyu President Kennedy mwise utaga Jack Kennedy wa John F Kennedy. So John F Kennedy baramwica kuko yashakaga kuzana dosiye igaragaza uburyo se yapfuye, yuko yahohotewe nabo bantu. Kandi kitangaje no ku muryango wa Kennedy numwe miryango 13 ihagaze nk'inkingi zishikiye Illuminati kwisi. Akantu nakumvise. So Illuminati irakoresha abantu benshi, ariko ifite imiryango yayo yo bita the core. The core ni ukuvuga ni ukuvuga ishingiro cyangwa ifatiro. Urufatiro rwubatseho ibintu byose. The core igizwe n'imiryango 13. Harimo n'umuryango wa Kennedy, harimo n'umuryango wa Rockefeller nukomeye cyane, harimo n'umuryango wa Charles Taze Russell, uriya washize idini ry'abayehova. Buriya amadini muri babazi, ahubwo n'uriya mugore ngo nintuza uriya Ellen White n'uriya n'umufrimanuka. Yes, she's a free, ariko wewe hari ibintu bamutumva neza. Ibyo rero no kuvuga ngo yes, she comes buriya bwenge n'ibyo yahishurirwaga byo biriya byose. Yakoze amahishurwa, yandika ibitabo byinshi cyane. Buriya bwenge ntabwo bwaturutse ku Mana. Niyo mpamvu yitwa ngo umwuka w'ubuhanuzi. N'umwuka w'ubuhanuzi. Ariko ni umwuka w'ubuyobo ukomeye cyane. To antagonize the movement, Protestant movement. None amadini yose ndumva agiye
bafitemo icyicaro Freemason yagiye yubakamo iyo nzu yabo. Nose amadini umuntu muzima ubundi amadini yakaba yakoramo ubushakashatsi. Twe dufite right yo kureba amadini turimo n'imyizerere yayo tukayagenzura. Tukexposinga ikibazo kiri. Pana gukurikira buhumyi. Kuko abantu babaye abacakara b'amadini kundi bivuze ku idini rye bibi intambara. Hari umugore witwa Jose Marie Jose. Njya mubona aho navugiye nk'ibintu bivuze kuri ahora nkurikirana aho nagiye hose. Akambwira ngo nyina wa Jambo ngo agiye kuzanturitsa umutima. Akantuka ibintu. Yes, nakoze no kubya n'amadini kandi byose ari uruvange. Uruvange rwa Babuloni. Idini arimo ko ntabwo twabura kubya avoidinga kuko urumva bifitanye aho bigenda bihurira mu ibanga. So rero gasanga aragutuka cyangwa aravuga ibintu nk'ibyo ariko ni ikibazo ni victim. Kone kwica umutumira nari yakwiriye kuza. Akwinjya mubona Marie Jose ngo se kibi nguwa hagiye agenda nyita se kibi. So therefore jewe numva yuko ari ikibazo cy'ubujiji. Ahubwo namurikirwa. Amurikirwa umucyo wa Kristo apana umucyo wa Illuminati. Umwijima. And muri make rero Illuminati nahigeze ubu ngubu iri mu miryango myinshi ariko yo kwitwa wumve yuko leta zose zo kwisi zifite icyo bita shadow cabinets. The shadow cabinets cyangwa icyo bita the deep state. N'ubutware bwa budashingiye mu gihugu butagaragarira amaso. Bushobora kuba budashingiye muri icyo gihugu ariko bufite aho buri ariko bushinzwe igihugu runaka kukigenzura no kureba aho kiva naho kijya. N'abagikurikiza umugambi washyizweho. Kuko udashaka gukurikiza uwo mugambi ntashobora kurara. Buriya nka kangwe nk'urugero buriya nka Magufuli. Buruzi yarishwe n'iki? Ngayishwe n'umutima. Ni umutima kuri Covid. Wapi urumva bari abantu bakwica bari mu kirere bifashishije uburyo bwinshi ariko ubuzwi cyane n'ubwo bakoresheje ibyo bita electromagnetic waves bakakurasa ahuri. Electromagnetic waves bazikoresha muri communication and even radiation, kohereza umuriro ukaza ukagukubita. Niyo mpamvu abenshi bavuga umutima ko rakubita bigakubita amaraso umutima ugasaduka. Nayo tuba turi ahangaha turi victims bibi ariko se wagira ute tuzajya mu bwami bw'Imana urive isi yuko uri none se abantu kwizera umwami Yesu. Yes, ukwizera Kristo wenyine niyo mpamvu tubwira abantu bose ngo bahungire muri Kristo. Ariko utari wamenya Kristo yamuhungira mwate. Kubanza kubigisha ku Yesu. Nuko nayo itagisha kubigisha Yesu ko bari mu madini yabo baravuga ngo uriyagira ngo yarasaze. Twe twibereye mu madini turi mu munyenga. Ariko they should know twe ntabwo twigisha Kristo w'amadini. Twigisha Kristo wabambwe. Abantu bagomba kuko buriya biri uko twigisha ko muri Kristo ntabwo ari ko madini atwigisha. Ngo aya madini afite uruhare mu kushyikira Illuminati mu murimo we. N'abakozi bayo. Kandi njye mbifitiye evidence. Mbifitiye ubuhamya. Umugore witwaga Alice Bailey yapfuye mu 1949 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Yaravuze ngo amadini ya Gikristo azakoreshwa nk'ikinyabiziga gihetse cyihutisha umugambi wa Antikristo. Niyo mpamvu adakoreka Antikristo ntabwo yabaho. Ntabwo amadini yabaho. Ariko igihe kirageze kuko amadini agiye kuribwa. Yitwa maraya. Agiye gukorwaho hanyuma simburwe n'igishushanyo gisengwa. Naburi arabyina avamo nta madini ntabwo afite future. Ubwo ubuganga amadini politike ni namashami n'inzego z'abo bantu. Ndavuga ku byerekeye kwizera iby'umwuka. Mu buryo bw'umwuka amadini ntabwo ahari. Agiye gusimburwa n'igishushanyo gisengwa. Harakantu nibagiwe nashaka kuvuga sinzi nyamumbaye nk'utandukiramo gake. Numva nashaka kubabwira. Nukuvuga ngo ikimenyetso abantu bavuga amadini agenda cyigisha n'icyo kwereka ko afite ikibazo. Amadini amwe n'abahanuzi cyane cyane bano muri ADPR bavuga ngo beretswe. Kandi ira n'imyuka ya nyirabiyori bagendaho na nyabingi ntabwo ari ukwerekwa. Uriya nacyo ni ikindi kintu umuntu ajyamo. Uriya buhanuzi ni none umuntu yerekwa abandi ntibabibone. Usanga barahindira cyane. Hari iyi nama igiye kubizabera hitwa Glasgow muri Scotland cyangwa Ecosse ijyanye n'ibidukikije. Izahindura ibintu byinshi cyane. Shobora no gushyiraho umunsi umwe wo gusenga. Yes.
Yitega ko umunsi wo gusenga ushobora kuzaba umwe muri Glasgow ejo bundi mu nama. I cannot speculate, ntabwo navuga, ariko nzi ko ikintu gihari, objective ihari, kuko hari icyo bita ngo ni laudato si. Ibyo bintu bikubiyemo, kuko baba kuki ari bintu cyane cyane by'ibidukikije, kuko biriya bintu bifite imbaraga. Niyo mpamvu byeshowemo iyobokamana, byashowemo urubyiruko, byashowemo abanyapolitike, byashowemo imiryango ikora ngo ubushakashatsi nishinzwe amazi ku isi yose, iraboroga ibintu bigiye gucika, ariko biracika se bivuye ko ari ibintu binginiye yaringa ubwabo. Noneho bamara kubikora batyo, ugasanga ahubwo bagiye gushaka igisubizo. Icyo gisubizo ryo twibaza, bazatanga ikihe gisubizo? So rero bavuga ko bashobora kuzashyiraho n'umunsi umwe wo gusenga. Icyo inama nagira abantu bose bafite umubiri kandi bumva, boroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, nuko bakumva ubutumwa bwiza. Yesu ari ijambo yavuze rikomeye muri Luka igice cyaho cya 21 na 24, hari amagambo ashaka kugira ngo turangirizeho asabwa abantu bose bari mu isi. 24 umurongo wa 44, ngo maze arababwira ati, aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Yesu yabanje kubabwira abantu ibyanditswe kuri we muri Bibiliya ahangaha, arangije abungura ubwenge. Iyi Bibiliya dukeneye kuyisoma twunguye ubwenge n'umwuka wera, tukamenya ibikubiyemo. Icyo ni icya mbere. Noneho ijambo ry'inyenzi ririmo ati, niko byanditswe yuko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Hari abatabyumva ntibabiha agaciro. Umurongo wa 47, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Yerusalemu niyo yahereweho ibwiza ubutumwa bwiza, ntiyabwumva. Niyo mpamvu mu cya 70 yashenywe n'Abaroma, igasenyuka burundu, n'Ubuyuda bugasenywa. Niyo mpamvu iyi si nayo igiye gusenyuka ityo, kuko imyaka 2000 irahagije abapagane cyangwa abanyamahanga kubwiriza ubutumwa bwiza. Kuba rero batarabwitayeho bakita ku bidafite umumaro, igihe cyabo kigiye kubasenyukana. Ndongera kubibutsa yuko umwaka w'2025 isi yiteguye ikintu gikomeye cyane kizayibaho, kizaturuka no muri kimwe muri byo no muri iyi nama izabitegura. Ibyo ngibyo bizaba inama ngiye izabigira sigo ejo bundi, ifite gisano n'ibizaba muri 2025. So rero nkamashaka kugira ngo 25 cyangwa yuko twatekereza gahunda nshya yo gutangira kubaho mu isi igiye kugorana. Imana ibaha umugisha. Turakoze cyane. Ndumva twasoza dushimira Pastor kuba yitabiriye ubutumire, ndetse tunashimira n'abari badukurikiye, tubararikira kuzakora ikindi kiganiro, noneho tukaganira ku icyo kintu kigiye kuzaba, ndetse tukanaganira ku bintu bigendanye n'ibyo tubona amanama bayiteganyagihe y'ibidukikije, tukamenya byinshi biba bikubiyemo. Murakoze cyane.